simfite yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradiso singitandukanye umunsi nijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby nami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling you I have a malaika 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 njafitaka malaika 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 bivuga kenshi yo waho yanibishira ibyo ko wantwaye umutima bayi ese mbwira ujya ubikunda ko njye mba numva nakuririmba bugacya nkivuga imitoma yo mu nzozi zahoramo niyongeze ngo mpange ni wowe unzamo wowe nakupenda morning to night desire my reason to live darling I have a malaika 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 njafitaka malaika 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 nzahorana nawe umutima ufite baby malaika good memories never die darling malaika YegoBeat.com You
tukaba twabasabaga kutwemerera tukababwira amazina yacu. Ntambara imaze kurema mu gihugu yatuye umugabo se korora umugore atwara inka n'ikire kamwe yageze inyuma warakemuka inyuma y'ibirara cana barambara yadisigiye gushegurwa n'iyangeri uragira ubwegamiye agakome naho umuntu warendete uzaragira amagana kiramera niyo kungaje ngorugori rw'ababyeyi nayo niyo kungaje mamoka samurugamba nsanze ari ingeri yabwira saga bugabo w'imwe y'imana imaragahina w'imfite umukono ukora mu bwatsi mfite w'iki gitare gitebeza umukono abakobwa bari boye w'iki gitare gitebeza umukono ushyikirumu w'iki mama shobore yawe mboneza mihigo rasimbutse umukarani kari n'amagi murenze umukabira hindukira moya naje igeze mu mucamo wa kiyovu ihamagara veneranda mwene ruvugabi ngo nabwire ruhabura mwene rugari warakomere ku mpigi kunzira n'induru yageze mu isoko rya nyazikanga umuheso bimutera ifufu imutesha umupfu wigeze kuri ngoga ikanga umusari imutesha umusomo ngo yanga murera yanga na munyazi yanga rugaravi kunda muganga ngo arayikingira yanga gusomezwa umugati n'umukarani warwariye umushwizi bujumbura iyaba urugo rwa murera tihumurire gudu ati humurire za zefirine ntizikamwa donidoni ngo ahubwo zikamwa dumburi dumburi Tiramimbo mwiri y'abajimino yakuti mugere cyongore bapfa kwaramukanye icumbashye agize ngo ashoze muturi buga ngo aratuje kwigurisamo urugo rugambira rw'igomba rugo rwacuzwe mu nyundi nduga barara mu mugambi abatwa n'abari bagitegereje abahindiye mu nkiko rwema ni umusibo cyuri rw'amagana yasimbutse karekare ababyeyi batangariza ikayi n'ikaramu umwarimu amuganiza ubumenyi rureba ati ibinyabuzima n'ubutabire ntuzabitangaho ubugeni n'ubugeni uzagera ikirenge mu bakubashije umahambara mu mazina y'uzayatuzi wizihirwe ntawe iturutse ku kuko rw'ubu inyamibwa yigira abanyamahanga baramuziye nkorera ku bintu inkunde niragira mu cyaha cy'uwizera ariko kutazi yatetesheje amahoro wakabyara mu byaje hamwe bamarara nimutega amatwi muzungu urongera kurya nijoro mu biryo mu bimari cyarya ntari ubundi ufite ubuhebu kama mufite ubwoba bwo kurya barabasa bare ko mutarya ngo bimare tuje abo kugira ngo ubutaha naza azamenye ahantu ubona marene n'abandi bose kandi mugwe bareba muze kubonera marakagiri nyamusa nishiriye agahinda tambuka neza nshongore yanyu ikimero cyiza nkubwire nte uwa kabiri kihariye uri mudasumbwa mbamuroga amashenge mbadata mama we wokabawe mwino mwihoreze nyabusa nishira agahinda kumpande zose ukoreye aho wasanga batakuvuga bamwe bashyamiranye kurwana sibo y'intore nka kwegukana ndagukunda nta buryarya
mpfa nkwikundira mama shenge mama data mama we wokawe ngwino nkwihoreze nyabusa nishira agahinda tutari kumwe ngira agahinda iyo ntakubonye singira umucyo none rero turi kumwe gisabo gihunze inema ibyishimo byanjye munezero wanjye kubaho kwanjye sengirene nyundo yacu z'ubwenge bwanjye kugiye kuzasaza mama shenge mama data mama we wokawe ngwino nkwihoreze nyabusa nishira agahinda amadakika kazunguruka ni kumutima ugutekereza watera intambwe intege zikagwa kukwitesheresha n'iby'abashetsi ibishimisha umutima wanjye kuko ntacyo nakugereranya yewe nkwise nyabusa nishira agahinda mama shenge mama data mama we wokawe ngwino nkwihoreze nyabusa YegoDeep.com urera ntiwishira ubwiza bwawe bumurika kurenza izuba ayehe mwami Yesu urera ntiwishira ubwiza bwawe bumurika kurenza izuba Cishijwe bugufi no kuba mu bwiza bwawe kuko urukundo nkunda mwami simbona uko narusobanura wamvanye ibuzimu nshira ibubu umpa inshuti n'abavandimwe unyobora inzira yo gukiranuka none ndidegembye wawe mwami urera ntiwishira ubwiza bwawe
nabowe n'urukundo rwawe mpagijwe n'ubuntu bwawe nejejwe no kuba mu gituza cyawe nabowe n'urukundo rwawe mpagijwe n'ubuntu bwawe nejejwe no kuba mu gituza cyawe YegoDeep.com. nyir'ubutware mu isi no mu ijuru tubwimbaza yego we ubuvunyi buturuka mu ngoro ye ntagatifu maze abarengere aho aganje kuri Siyoni nabahe icyo umutima wanyu wifuza kandi abuzurize imigambi yanyu yose ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Nyagasani Yesu nabane namwe bakristo bavandimwe Kristo Yesu akuzwe igire Yesu na Mariya igire Yesu na Mariya bavandimwe duhuriye muri ingoro ntagatifu y'Imana kugira ngo dushyigikire abana bacu abavandimwe bacu Josephine Mbabazi na Gudura ufite amahoro bagiye guhana isakaramento ry'ugushyingirwa ni umunsi biteguye ni umunsi bamenyesheje ababyeyi babo ni umunsi bari bafitiye amatsiko none bawugezeho tubabe hafi rero kugira ngo twifatanye nabo muri ibi birori by'uyu munsi kenshi ariko tugira intege nkeya tugakora ibidatunganye tubanze duce bugufi dusabe imbabazi z'ibyaha byacu kugira ngo dukore imirimo y'imihango mitagatifu imbere y'Imana ishobora byose
Imana ishobora byose nikubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Mana yacu, mu iyobera ry'agatangaza watagatifuje umubano w'abashakanye kugira ngo ugenure isakaramento ry'ubumwe bwa Kristo na Kiliziya ye, turagusaba nguhe aba bageni kuzahora bagaragaza mu migirire yabo imbuto z'isakaramento ryo gushyingirwa bagiye guhabwa barangwa n'ukwemera. Ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Turicara rero tega amatwi ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Nuko Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumbura mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizanira muntu ngo azirebe uko umuntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigire izina cyiswe nawe. Muntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira, afata rumwe mu mbavu ze, maze asubiranya umubiri we. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore amushyira umugabo ariyamira aravuga ati, noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyu azitwa umugore, kuko mu mugabo ariho havuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nuko muri icyo gihe abafarisayi begera Yezu baramubaza bamwinja bati, ese biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati, ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe, mu kuzirikana ku ijambo ry'Imana tumaze kumva,
twumvise isomo rya mbere riva mu gitabo cy'intangiriro aho batubwira mu magambo make ko isakaramento ryo gushyingirwa ryongera kutwibutsa ko umugabo n'umugore bagomba gukomera ku bumwe bagiye gusezerana. Umugabo n'umugore twumvise Imana yaremye mu ntangiriro ikabarema kugira ngo babe umwe, ni nacyo twifuriza abageni bacu, igira imbabazi na ufite amahoro. Imana yifuza ko abashyingiranywe baba umwe, kandi ahari ubumwe nuko haba hari urukundo. Ahari urukundo naho hagomba kuba hari ubumwe, kimwe iyo gihari n'ikindi cyagombye kuba gihari. Wakubwira ko muri umwe kandi nta rukundo akugaragariza azaba akubeshya. N'uwakubwira ko agukunda kandi nta bumwe mufitanye, uwo nguwo azaba akubeshya. Ubwo bumwe kandi buranga umugabo n'umugore nibwo buzatuma buri wese aharanira kwitangira undi. Aho umwe yagize intege nke undi agatabara, kuva uyu munsi bagiye kubisezerana kugeza igihe Nyagasani azisubiza bwa buzima yaduhaye, angabire y'ubuzima yaduhaye. Twabyumvise neza muri Evanjili tumaze kumva, aho abafarizayi babazaga Yezu bamwinja batese biremewe ko umugabo yasenda umugore we. Yezu yabahakaniye ababwira ko ibyo ni ibyari byaranditswe mu mategeko, ariko we yaje ari Imana kubabwira ko yaje kunonosora. Hari ibyo twebwe dukora nabi nk'abantu, ariko Imana hari ibyo iduha ngo tubishyire ku murongo. Yezu nawe aratwumvisha ko umugabo n'umugore basezeranye, baba basezeranye kubana ubuziraherezo, baba basezeranye kubana karamata. Ari nayo mpamvu muri Kiliziya umugabo n'umugore basezeranye, mu gihe umwe muri bo akiriho bagatandukana, nta handi ushobora kujya muri Kiliziya ngo bagushyingire. Kereka igihe uwo mwashakanye atakiriho niho wemererwa gushakana n'undi. Igihe rero mwashakanye ariho ntabwo washyingiranywa n'undi. Leta ushobora kugenda ugasinyuza igikumwe, ariko ku Mana muba mukiri umwe. Ari naho bahamagarirwa kwiyunga bakongera bagasubirana, kuko ni nayo masezerano tuza kumva baza kugirana, ko amwemeye kubana nawe yaba muzima cyangwa arwaye, azamukunda iteka ryose kugera gupfa. Ariko kenshi iyo tuvuze uburwayi, twebwe kubera kamere muntu, hari igihe twumva gripe, tukumva malaria, tukumva ko warwaye indi ndwara. Oya, uburwayi ijambo ry'Imana rivuga nizangeso umugabo asanganywe, nizangeso umugore asanganywe. Ariko kubera ko mwemeye kuba umwe, intege nkeya wowe mugabo usanganye umugore uzamufashe kugira ngo azazireke mubane mu mahoro. Urukundo rwanyu bizakomera kugeza igihe Nyagasani azisubiza ingabire y'ubuzima aba yarahaye buri wese. Turabifuriza kugira ubukwe bwiza, kandi urugo rwanyu tubaragije umubyeyi Bikira Mariya. Nyagasani Yezu nababera. Ababwira ku byerekeranye n'isakaramento ryo gushyingirwa, abageni bacu bigira imbere ya ritari kandi imbere y'ikoraniro ry'abakristo, ari naho urukundo bafitanye Kristo arusendereza imigisha ye, ararwuzuza kandi arukomereshe isakaramento bagiye guhabwa, kugira ngo mwebwe rero abo yatagatifuje kubw'abatisemo mushobora iteka kubana mudahemukirana, kandi murangize imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu rero imbere y'iri koraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mutubwire icyo mutekereza mu mitima yanyu ku byerekeranye n'ibisakaramento kandi isezerano mwifuje kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu, bitarimo agahato gaturuka ku bandi, ni ku bwanyu, ku bwacu. Murashaka gusezerana gikristo, munsi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Ibyo murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo, abana bose Imana ibahaye bakabarera gikristo. Ibyo murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe
bageze mu bigeragezo, ibyo murabizi. turabizi. Ubwo rero mwifuje kugirana isezerano ryo gushyingirwa gutagatifu, nimuhindukire maze muhande ikiganza cy'iburyo imbere y'Imana n'imbere ya Kiliziya, maze umwe abwire undi isezerano rye. Njyewe Ndimbahize Fure, nemeye ko wowe ufite amahoro Budura umbera umugore, kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. yewe ufite amahoro Budura, nemeye ko wowe Ndimbahize Fure umbera umugabo, kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana nyir'ubutagatifu kandi igira ubuntu budashira, nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya, kandi ibasenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Aba bageni bamaze guhana isakaramentu ryo gushyingirwa gutagatifu. Ni mucyo rero dufatanye nabo gusenga Imana bucece, twishimira ubwo buntu ibagiriye. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe, kugira ngo abagiye kuzambara bazahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana ku bwa Kristo umwami wacu. Ufite amahoro Budura, akiriye impeta mwambitse n'isakaramentu, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. akira iyi mpeta mwambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bavandimwe, mumaze gushyingiranwa mwabaye umwe, none rero muzakundane nk'uko Kristo yakunze Kiliziya ye. Abageni bacu baraca bugufi, dukomeze kubasabira umugisha. Aba bageni wabahamagariye gushinga urugo, baha inema yo kurwubakana urukundo rwawe, bazakirane umutima mwiza abazabagenderera bose, kandi urugo rwabo ruzabe uburuhukiro bw'abafite intimba. Batoze gufashanya abajya mbere bashyigikiwe nawe, batoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwabo, batoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yabo, batoze kugutura ibyishimo byabo n'amagorwa yabo, batoze gufasha abana uzabaha kukuyoboka. Maze rero Nyagasani Yezu, we rukundo ruzima, tugushimiye urukundo wabahaye, kandi tugusabye kurubakomereza. Amina. Kandi bababaye hafi bakaba bagejeje ku munsi wa none,
abo babyeyi haba ku ruhande rw'umuhungu haba ku ruhande rw'umukobwa nibo bagaragazwa n'aba bari hafi, mwamfasha tukabashimira. Ababyeyi barasubira mu myanya yabo, Zephirine atwereke umugeni we. Abageni bacu kuva twagatangira barameze nk'abatafite mu maso hameze neza, ntituzi niba Zephirine asanze ari umugeni we, twereke nibura ko ari umugeni wawe, hanyuma natwe tugufashe kumushimisha. Babaye bashya kandi bahindukire badusuhuze natwe tubakire. Hanyuma dukomeze n'igihe cyo gutura n'imisa uko